hakika wewe nafasi. No, Yesu ya ndore Yesu yagazagera akamamenya ibintu byabitekerezwa mu bantu carimwe, akamamenya ibintu abantu babibwira mu mitima, ngo abarebe mu mitima abona bafite agahinda. Tuvuge ngo amen. Mu gice cya 14 arababwira ngo ndimuhagarika imitima yawe mwize nyuma kuko muruko kwa data ngwiya batarahari yebe uko dufite iwacu tuhaye tusha iyo abahatari hahari Yesu aba yarasize tubwira ko taha ariko yaravuze ngo ngiye kubategurira aho nzaba namwe niho muzaba. Hariya amazu wiya batarahari ntabwo tuzokodesha yavuze ngo dushira muri quartier yewe yibere mu yindi tuza aho azaba ntabwo tuzokodesha aravuga ngo itakuwa furaha kwa kuona uso wako na uzuri utokao macho yake, moyo utafurika kwa uheri na furaha juu ya hao walionia nitamuka wa Yesu. Haleluya, Yesu nitamuka wa yeye kwa alama za majeraha haya. Haleluya! Na karibu ya Yesu nitakaa. Hilo jambo tabazo tujakuri. Na karibu ya Yesu nitakaa. Nitamtambua yeye kwa harama za majeraha. Haleluya. Na walio mbinguni wananingojea kwao. Nakumbuka siku tulipoachana. Wataimba kabisa. Mwisho tuzolilimba. Wataimba kabisa. Wataimba kabisa. Wataimba na zeze zao. Wakishangilia mataifa walioishi imibiri menye ko mwataramiye Imana imibiri uko nukuri ikore cyane nimutambure ngo turarusha imibiri nakusha twebutambira tuguye agaciro ka Yesu. cyane Yesu arababwira ngo imitima yanyu gume hamwe igifite ngo cyo kibamarira ngo nuko ngenda kugira ngo umufashe usaidizi
basenda kubjanje ngo abibabwire ngo ntazababwire ibije gusa